n'amanota 3 imbere y'ikipe ya Peri. Igitego kimwe cya Mukura ku busa bwa Peri. Felicitation kuri Mukura, Forsana kuri Peri. Abareba babyina hano basara nguko ibirori bya Ruhago byaberaga ni Huye birangiye. Nguko natwe ko dutashe kabisa, ibyishimo byinshi cyane rufyanga ku bakunzi b'ikipe ya Mukura kabisa. Felicitation ku bakunzi b'ikipe ya Mukura, ariko ni ibyishimo byinshi. Abareba barayangara, abareba batatashe baje no kureba umupira kuri stade, bakaba barimo kubyinira intsinzi bavuga bati Mukura nubwo ejo amagaju nayo yadukandagiye, ariko urakoze gutuma APR idakomeza kudushyiraho igitutu mu rugamba rwa shampiyona. Iyi shampiyona bagenzi banyarwanda banyarwandakazi iraremereye, ni Premier League yaje muri Afurika. Urakoze cyane. Impamvu uraza kwibaza ngo ni kubera iki ukinye kano kantu ku munota wa 89-87 ubu hitwa Ruvuyanga yivugiye amagambo avuga ngo ndumva kogeza bigiye kunanira. Nyine kubera ko ari umukunzi wa APR none se bizwi irazwi. Yavuze ati hari ibintu umuntu yumvana byihoreye. Nyine nibyo ndi kububwira, ari inshuti zacu, ari umutaramu bamwita Pazo Parole. Ejo rapostinze Rayon Sport kimara kunganya. Avuga ati heneyishe muco. Ati narababwiye ko nta bushobozi mufite ndanga kwemera. Njya mbabwira kanze ndeye ko kakiriho niba tagakuyeho. Reka gende Pazo Parole umukapa. Avuga ati abare ntimwumva. Ati narababwiye none byagenda ubu sejo. Ikibazo cyane MVC ni Mukura Victory Sport. Ni birya muzabigira muti. Aha. Nanjye mukanya match irangiye ndamwandikiye. Tubusa peri kibiriye murabigira muti. Bavuga wenda kubera narabigira. Iyo uri kureba ikipe ufana Manchester United ikaba yatsinda noneho. Yatsinze. Iyo yatsinze ibyishimo hakura. Biruta by'umusore uri gutera akabariro. Noho gutera akabariro ni kimwe. N'ibyishimo bya nyuma. Bavuga ko bya bindi bya nyuma ari byo byiza. Niko nabyumvise. Ko biruta iby'umusore wageze ku byishimo bya nyuma ari gutera akabariro. Mba numva bimundutira. N'uwo mukobwa yarambwiye ati warasaze. Je ndumva rimwe na rimwe nagiye bikigera amarangamutima akagufata ku buryo uba wumva no kogeza umupira wanabyihoreza. Amarangamutima ya football ejo bundi ndabyibuka twari turimo turashwana wowe ninge ari umukobwa twakundanaga. Reka je ndamubwira ni kureba match ya equipe mfana. Kureba match ya equipe mfana. Mbitanga n'urugero. Ndavuga ni kureba match ya equipe mfana cyane cyane ngo Manchester United na Muhazi United kuzireba match ziri gukina. Ibyishimo mba mfite biruta iby'umusore uri gukora igikorwa cyo gutera akabariro yari kurangiza. Uyu mutipe yarasaze. Niko ibyo byishimo niko kandi abantu warasaze barabivuze. Kandi abantu warasaze umva nyine barabivuze. Ndavuga ni ukujya byishimo ni ibintu bwira umuntu mukundana, ariko nyine ngiye niko mba numva. Ibyo rero bihuriye na Ruvuyanga. Bihuriye aho bihuriye. Umuntu yavuze ati hari gihe mba numva kogeza byanze. Ku munota 47 yavuze ati Agisere wambabariye. Numva kogeza bigiye kunaniye. Ko numva binaniye. Ngiye match nako nayumvise. Ni nayo mpamvu nyuma umupira urangiye urumva aravuga ngo abuze yihuta atavuga ati reka tunatabwa nyine. Ngiye match nako nayumvise nako namwumvise. Naje nyikurikira cyane ku kazi. Bagatera Edimo. Byatangaje. Gatera Edimo. Abantu batangiye kuvuga ibindi nako ntangiye kumutinyamo. Gatera Edimo yaravuze ati kuri Rayon Sport. Rayon Sport ni itsinda Mukura Victory Sport. Muzayiha igikombe gitware. Izaba igikwiriye ni nayo izagitwara. Bageze Huye bariye bibiri half time. Reka gende. Yagiye kuba half time yabiriye. Ejo ari kumwe na Jangwani na muri studio za Noza na Leonidas na Faustinho muri studio za Isibo FM. Yaravuze ati APR ni niramuka itsinze ekipe ya Mukura Victory Sport. Ayo majwi arari bajye ku kiganiro babirebe. Niramuka itsinze Mukura Victory Sport. Yego. Ikipe ya APR nta n'ikipe yindi izongera kuyihagarika igikombe bakiyiha. Twibati nirukanka kuri speed runaka. Ariko Jangwani ndananye ndabihamya. Jangwani yakurukanga iminota 7 muri stade. 15 sura wayo mwishe. So rero niyo mpamvu ati abafana n'abakunzi b'amayikipe batangaza. Ni ikirofite yarushije Darikonovic. Yanatsindirwa Kenis reka ubutumwa Kenis.
hereza ubutumwa Kenisi mwibutse ko mu mahoro yaratumiye ngo abatinganyi abasireyi n'abaki bose n'abatinga b'isi bose iyo siporo ashaka kuganura ariko turamushimira mbere yo kumuha ubutumwa turamushimira umuntu witwa Kenisi arijya akimara mwana akerekana ko siporo ari irwazira. Oya Kenisi ubundi mu bintu byose ngiye mushimira ibintu byinshi nkamunenga ikintu kimwe kimubona iki nyine ku mikino 50 apere yari yigize iduri ivuga ngo ntawayitsinda Mukura yahagarika sibyo Mukura ejo bundi yagize ate umuseriveri yirukanye nde mu mikino yabanje ubushize ubu ngubu dore none irongeye ihene bagamucoma Mukura imenyereye na apere nyirabizi so nyebire ko ku mahoro uretse rwagenda nyine ekutambitse biri byihuse Mukura ni bête noire ya apere bivuze iki turashaka ko nibura Kenisi aza katwereka ko kwakuna katwereka Nyashi ngo football ni Nyashi. Nongeye kubaha ikaze abakunzi ba Mupagasi TV tubana umunsi ku munsi tugize amahirwe yo kubana n'umunyamakuru mwiza cyane no mwino misi uri kugenda asobanukirwa neza impamvu zo kugenda sesengura cambo imikino umukanya ntabwo nshaka kujya ngo duce ku ruhande nitwa Mupagasi yitwa MC Cadman maze igihe rwose mwumva ari kuri radio Isibo asesengura cyangwa se anogeza cyangwa se anatanga cyo twakwita ubusesenguzi mu mikino. Uyu munsi rero tumaze kumva buryo ki ikipe tumaze kumva ngo ihene imaze kubaga mucoma bundi mu kabari tuzi ko mucoma agira gutya gakinje ihene ariko mu kanya gake gashize icyo bita ihene ngo yivuganye mucoma hariya kuri stade mpuzamahanga ya Huye ndakwakire Cloudman meze bite ubwo mvuze iyo ngingo ngo mumve ko tujye kwitsaho ihene tujye kuvuga ngo ihene baze mucoma amakuru makuru ni meza meze fresh n'abantu bo kuri Mupagasi nabo reka mbasuhuze ubwo nanjye nyine meze neza mbabwire ayo nkwishyuye kugira ngo yemere kujya kuri kamera ase ko cyomba wansebereza izina koko uyu mugabo unyishyuye ubu koko wanyishyuye nanze kasi ni kusi kugira ngo nago mpamya neza ko mukanya nubwo wenda ntigeze mbikubwira nakubwo reka mboneraho nanabivugireho hari mindset aba YouTuber bano basa nkaho bakuze cyangwa abakuru bacu bafite itari nziza so mukanya nari ndimo ndeba ikiganiro cy'umutipe umwe kuri channel yitwa Sampo TV Show nyine numvisha ibyishimo bintashye mu mutima sinzi ibyo baba batekereza muri bo ariko numvisha ibyishimo bintashye aho nari ndi kubona umutipe sinzi ngo niba ari sinzi ngakorera nde buriye mbona ari kuri DCTV Sot official nari mbonye nyine ikiganiro nakitegereje ndagikurikirana ndakireba nyine mbona harimo abantu benshi bagiye batandukanye nabonyemo ba buri kantu ba buri nguni baramo banavuga ko Pazo ba Miki ba Pazo buriwe Pazo ntago ari umu YouTube ukuntu kuko iyo tuvuga umu YouTuber Pazo ni umu acteur buriye ntago tumushyira nyine muri aba bantu tuvuga ngo ni umu content creator w'umu YouTuber twavuga tuti wenda ushobora gukenera abantu aho ngaho niho hatandukanye ariko nkuko nka buri kantu na buri nguni no umuntu ujya agahimba ikintu akagikora nyine bakagishyiraho bagakenera ko abantu bakireba na ntoza nabo ba Miki na Mitsutsu nyine abantu nk'abo hari benshi cyane bari benshi so mbibe nyine ndabireba ndabyitegereza ndavuga nti byibuze mbonye ko byibuze bo bazirikana haso guhasoringa ko umuntu nyine bakabishyiramo umutima bakavuga bati byibuze uyu mutipe kuko numvaga amagambo benshi bavuga bati ati twarababaranye ati numvaga bakoresha ijambo ngo ikizavamo ariko hano ukorera umuntu akavuga ati ngwino dukore niyagira icyiza tuzaguha nyine niyagira icyiza nawe uzagikibona none bikanarangira nta nicyo guhayo kandi ari icyabonetse ariko mbizi kandi nawe numvaga bavuga ko nawe mu kizavamo wavuyeyo ubu ngubu byaje byose bimeze neza avuga bati Mupagasi mumurebe neza Mupagasi mumurebe ati kuri disikire muhembeshwe igitiyo babivuze numva ndumiwe ashimishije navuze ati ndumiwe uriya Mupagasi bane wajyaho kabiri gatatu bataguhashimishije ntabwo nari nzi yuko buri ingona mu mufuka nawe yakuze impiri irahari ari impiri ingona sutinyami hari abatinya impiri kuko abenshi batayibona ntabwo bayitinya cyane niyo mpamvu dukoresha ingona kuko abenshi bayizi so rero nabyumvisha bavuga bati bariya batipe bose ni abantu nabo mu Ruhango n'aba upcoming bose se
mutsutsu no hariya wabaye abanyamba ikibungo bagita muri ngoma za ngoma ariko buri kantu no mu ruhango misoti wo nguwo no mu ruhango buri nguni no mu ruhango bariya ba noza Miki sinzi waba ariko nawe ngirango nawe muri nawe yavuze ko ngo yakunda soti kuko muri haso za Miki soti yabagara aho ngahe nyuma asunika tigenda buriya Miki aravuga ati icyo uzashaka cyose aga icyo kintu ngo cyose ariko nuko nyine soti rode ashaka ibintu biremereye wabigirwa n'ikizo aga yamuvuna ariko urazi mu kubavuga ngo icyo uzashaka cyose ariko ubwo mu bijyanye n'ibyo wamfashije icyo uzashaka cyose so rero nani bivugiye ku bijyanye no kuntu nyine ubu warutangiye ubwira abantu ngo ayo nyishyuye ngo yavuge ntekereza nanze kuyavuga kugira ngo ntekereza ukuntu nyine nyine nkunda ibintu nubwo hari igihe njya nivumbura ku bantu nyine rimwe na rimwe kuko hari igihe abantu nyine tureba like twembi tukareba inyungu zacu gusa wowe waje nkaba nzi ko ntushakaho inyungu ari ibyanjye ku giti cyanjye ariko nkaba ntashaka ko twungukiramo twembi rero ngiye ntekereza neza ko nabwiye abantu ko ubundi 2025 ubundi mba mbona ari umwaka wanjye reka genda umwaka wanjye warivumbuye na nyine mba mbyiyumvamo nkwiye kuzakora igishoboka cyose kugira ngo umwaka uzagenda nk'uko mbyifuza rero mu kuba buriya bajya bavuga ko icyo umuntu abibye nicyo asarura uramutse ukeneye ko ngira icyo nkufasha ku bintu ukora yaba kuri platforms zawe nyine numva ko nkwiye kubikora nk'uko nanjye ejo nazagukenera ni isomo nize rivuga riti kugira ngo ugire icyo ubona hari icyo ugomba kubanza gutanga without sacrifice cyangwa se kutagira ikintu sacrificinga wigomwa ntago nawe nyine ugomba gutegereza ama opportunity menshi ku bantu runaka kuko you never know iki kiganiro dushobora kukikora ugasanga harimo opportunity nyinshi z'abantu benshi even nanjye abakunzi bawe harabambona cyane ko noneho ubu ngubu ngira ngo wowe na Rocky ubu murageretse reka tugeretse guteze mwana ni mwebwe ba YouTube ba mbere muri iki gihugu ubu ngubu Rocky afite miliyoni y'abasubscribers ngiye 2000 bitaragira bitatu none se Rocky yatangiriye kuri bingahe yatangiriye kuri channel ya papa cyane bivuze ngo nawe nta cyizere yari afite cyuko azagera kuri miliyoni cyane ubwo rero aka kanya wowe urumva ko ngo wowe na Rocky kandi ndi kukubwira impamvu wowe na Rocky none se uzi Rocky okay fata channel zose bagutwaye uziteranye subscribers baje zose nziteranyije iya mbere bayitwaye ifite 15 ubwo iya kabiri 7 igenda ifite 7 200 yagatse bayitwara ifite 300 ubwo babaye bangaye 17 maze kuba 30 yes none twongera n'indi ya bingahe kandi ngo twongereho noneho igihe namaze nubaka iyo babaga batwaye nkubakindi ariko ubigize n'abandi benshi barenza ndi kukubwira byari kuba nk'ijana nakora byari kuba ari nk'ijana bivuze ngo rero uwo muhate kabisa uwo nta kazi nyine bo barakoze kandi abo bantu bose bagiye bazaho harimo n'abagendaga nyine bakabibona ko bagarutse bakagarukaho ariko byanga bikunda umuntu no kuba umuntu yarakurebye akongera akagaruka yego icyo kintu kiba gikomeye kuri cyerekana ko uwo muntu kabisa yanyuzwe n'ibyo umuhereza nubwo harimo abatabikunda ariko nyine wenda niyo ngingo tunayivaho kuko ninjye wari uyizanyemo kitandukanye na introduction abakunzi amupaga Steve bakunda kuganira cyo tuganira habwa nti wowe jya muri comment uvuge ngo bimeze bite buriya ari akantu njya nkunda ko nanjye buriya kuko nanjye mba muri no career ya YouTube uzi ugiye kuri channel ukabona nka comment y'umuntu uvuga ngo yaduhe turagukunda yaduhe turagukunda utaragenda mu nzira bakubwira ati bagucakira ati hagarara oya nje ntabaranshakira ariko bamwe no kutakunze gukora ibiganiro ugaragara ntabwo nakunze gukora ibiganiro buriya bari muhura batazi ko bakakuvuga nabi bakakumanuka batazi kuri kubumva dore kandi Imana bari kubumva mu aho ikintu gitangaje wenda iyo ngiye muri stade niho nabibonye bikantungura n'abatipe mbona bari bafite amazina nyine umuntu yampamagara ngo we Cardman like nkabo tuba tuziranye twahuriyeyo ndavuga ngo Cardman mpita mbona nk'umuntu arahindukiye ngo ye Cardman so nyine bituma mvuga ati okay nuko wenda ntakoraga ngaragara ariko murabibona ko ntacyo mbaye umujene rwose bakobwa hari abo bita ba Delphine abo bita bakayirebwa bari hano njya mbona bandika ba Marinde hari abo njya mbona bari Dubai hari abo njya mbona bari muri Mozambique kayirebwa uvuze n'ubu kayirebwa ntabwo nzi izina by'ukuri afite n'iriza ariko n'uwo tuziranye nanyize ngo ni kayirebwa ariko nawe yaza rwose nawe naza mu bandi bana ry'umuceri ubwo urumva nanyize ngo n'uwo tuziranye barahari ndi kukupresenta ari bose baza dore Cardman n'umujene umunyamakuru mwiza kandi mu by'ukuri kumwumva ni byiza ariko ukivuga reka nze nkwereke
nzane ikintu bita tumaze gukurikira umukino waberaga hano i Huye ubwo ndakwinjiza mu Rwanda ngo tuninjire tudakomeza gutindamo gake gake burya iminota 10 yo gusuhuzanya abari iyo ngiyo mana bahise irabura duke cyane nanabahani ikaze bakunzi ba Mupagasi TV izisekanya Miss Dikora icyenda turavugana maze tumaze kuganira size wibye kuvuye bagahita baguhamagara sambo ruharwa kuvuye ahantu uvuye bakaba bari kuguhamagara babigisha itoro yitwa Darikonovic akaba umwe mu batoza beza u Rwanda rufite kugeza ku katoza ikipe iri ku mwanya wa kabiri mu Rwanda yari yabanje mu izamu witwa Ishimwe Pierre yashyizemo uwitwa Niyigena Clement nimero 13 Byiringiro Gilbert bamwitande Kagege ariko arimo uwitwa ngo niyo mugabo Claude hakaza uwitwa Suwane Arion hakaza uwitwa Hakim uramuzi Hakim ni mushyashya rwego ni mushya rwose Hakim Kiwanuka mubaya sana hakaza uwitwa Dennis Omedi hakaza uwitwa Ramini Ba hakaza uwitwa Ruboneka Bosco bamwita Rukubi Nkondo uyu nguyu hakaza Uwatara hakaza Saidu ndetse kandi nakubwiye ko umutoza yitwa Dariko Saidu Yusuf Dauda urakoze cyane amaze bwo ayenda bazika abantu bahano benshi cyane amazina arambuye babayazi nuko ngo mbibutse 11 babanjemo ariko nanone singiye kujya muri 11 bamukura nubundi akenshi na kenshi ntabwo uretse kuvuga ngo mbe professional mbazane ariko ubundi akenshi na kenshi abantu ntabwo ari kutabamenye abantu badukurikiye hari igihe batabashaka kubana rwamukura byamukura byihorere we ariko ubwo kugira ngo unezeze n'abantu bihuye reka je bahereza mukura none ntabwo bashaka ko urumva simba shaka kubura ko mukura n'ikimbe fana sipatajya bayamba ngo ndabagana burase wari ubizi we ntabwo wabugama kuko Jefa namukura Victor Sport abizi ko ari nabi muri gahari wacu sibyo se ntabwo nabugama mukura mwizamu yabanjemo uwitwa Sebwato wamubonye ni Sebwato Nicolas Sebwato tutararenga aho ngaho gereranya nicyo nakuzaniye nshaka ngo mbere yuko tujya mu kibuga mu hagati gereranya uwitwa Nicolas Sebwato utanga n'ama assist muri sezi ishize mwibutse ko ari we mukinnyi umunyezamu wa mbere wagize assist watsinze ibitego byinshi uyu hari abataka rusha ibitego umugereranye n'uwita Ishimwe Pierre wabanje mu izamu ushaka gushyira n'uwo bita Pavel Nzira bose bajya bafatira pe twagiye Cadman kubagereranya ntago bagereranywa kuko urumva umuzamu umwe n'umuzamu wa mbere undi n'umuzamu kinasimbura cyangwa se aza ku mwanya wa kabiri nubwo wenda muri APR yayigize kufataho igihe kinini ari umuzamu wa mbere igihe APR yakinishaga abanyarwanda ariko ntago bijyanye na experience Sebwato ni namukuru kuri Pierre aracyari umwana mutoya Sebwato amaze gukura ikindi afatiye equipe arayizi kapiteni wa equipe so amaze igihe kinini ariko bijyanye no kuvuga ngo Ishimwe Jean Pierre kuba bamushyizemo uyu munsi nuko uwitwa Pavel Nzira amaze iminsi akora amakosa nyine ubona ko atari ngombwa aganisha na equipe kuba yatsindwa so rero umutoza witwa Darikonovic yahawe byose bishoboka kugira ngo equipe itange umusaruro nyine yababimuhaye bamwifuzaho bivuze ngo rero nawe agomba guperforminga ku rwego rw'uko nta mukinnyi agomba gutetesha ubwo niba ukora udukosa nyine ugomba gutanga umwanya ariko binajyanye n'abakinnyi b'abanyamahanga baje muri equipe ya APR bituma nyine no kuvuga ngo impamvu ngende gutsa ku mpamvu nyine isa nk'iyatumye na Pavel ajya hanze haje abanyamahanga bashyizemo batatu witwa Jibril Watara bazana n'uwitwa Denis Omodi ndetse na Hakim Kiwanuka biyongeraga kuri Ismail Pichu abo bose ni abanyamahanga pera yashyizemo muri kwa mbere so bivuze ngo abo bose nabagombaga gukoreshwa kuri no match bakareba noneho bakavuga bati even n'uwitwa Arium Suwane nawe yatanze umwanya bitewe nuko abanyamahanga nyine bari kuba benshi ongera usubiremo iyo line up kugira ngo APR nakubwiye ko mwizamu harimo witwa Ishimwe Pierre kabiri nk'ibisanzwe hari uwo bita Kagege Gilbert yakazamo na Clement Korode na Clement na Nigena Clement yego nukuvuga ngo dore Byiringiro Gilbert yego hakaza niyo mugabo Claude Ariun Suwane Hakim ngo wazovuga hari yaruguru nukuvuga ngo Kiwanuka bivuze ngo kuko imbere hose urumva hari abanyamahanga uretse uwo Ruboneka wagiyemo ariko Hakim Kiwanuka Denis Omodi Lamine nawe
Yusuf Dauda nawe yabanjemo kubara abanyamahanga baba bagomba kuzamo abanyamahanga bagomba kuzamo nyine kugira ngo nkwereke impamvu umutoza yagize hamwe risika agakuramo umuzamu ubona ko atari gutanga umusaruro bijyanye n'ahandi rero mu kubagereranya ntago Pavel atanga kimwe n'ibyo Ishimwe Pierre yatangaga ariko ngiye mbona ko byabaye kugira ngo umutoza ye kugira nyine ikintu runaka kuko n'abafana bamaze iminsi biramantati Pavel ari gukora amakosa ya hato na hato ariko binajyanye n'abakinnyi bemerewe gukina muri squad ariko yakora amakosa hato na hato Pavel umunyezamu w'ikipe y'igihugu kuba umunyezamu w'ikipe twakwita iya mbere mu gihugu kuba umunyezamu w'ikipe y'igihugu nibyo nkubwira ni iyo umukinnyi akora ikosa ku mutoza ufite igitutu cyangwa se umutoza abantu benshi batari kwemera ibyo akora bisaba ko nyine akora changes zose zishoboka kugira ngo abantu bamukurikira nyine hahe kugira urwitwazo rubaho kuko nka equipe ya APR iyo yatsinzwe abenshi baravuga bati umutoza ntazi gusimbuza ngo kuki utashyizemo ngo kwitonda Arebaka yamushyiramo ngo kuki wamubanjemo ngo kandi ngo ba Denis Omodi baraje na kiwaruka nyine ugasanga abafana bo cyo bashaka umufana we ku ikipe yatsinzwe ntabura ahantu yegeka amakosa niyo mpamvu mubwira ni bijyanye n'umusaruro w'aba bataka bazanye aba bataka rero bazanye ni ukuvuga ngo urareba imbere byibuze kuri wari imbere ku ruhande rw'umu left back cyangwa se rw'umu left winger ubwo ni kuwataka kuri 11 ndetse na 11 ubwo uretse Korode na hacaho ahandi hagacaho Kiwanuka cyangwa Denis Omodi yego hanyuma ku rundi ruhande hagacaho Hakimu ubwo agajyana na Kajeje yego muri central defense harimo Clement na Suwane bivuze ngo ubwo havemo umunyarwanda umwe ariko barikipera wa mwanya w'umunyamahanga aho bashyizemo Ishimwe Pierre yego bivuze ngo ahandi imbere ogero garure liste ndacyari kuyifashisha ahandi imbere harimo uwitwa Lamine Ba uri kumubona yego hakazamo Yusuf Dauda hakazamo na Arium na nande wundi na Lamine Ba oya Watara ni w'imbere urikugamo hagati harimo Ruboneka harimo Lamine Ba hakabamo na Denis na Seidu urumva Seidu Lamine Ba ubwo bagashyiramo n'undi munyarwanda umwe yego ubundi ino ina priha abanyarwanda bangahe irimo Pierre iriho Nigena iriho Byiringiro iriho niyo mugabo ikaba n'undi sibarangese harimo Pierre ni batanu naruboneka kabisa bivuze ngo kuko abanyamahanga bagomba kuba batandatu abanyarwanda bakaba batanu barebye baravuga bati se ko Yusuf Dauda ni umwe mu bakinnyi ba APR uretse ibibazo yari yaragize by'indwayi ariko ni umwe mu bakinnyi beza no muri shampiyona y'u Rwanda beza nyine igihe cyose ari muzima nta mukinnyi wamwicaza yego muri Rwanda Premier League yose ni mwiza noneho bakareba muri izi wingi zabo uwitwa Kiwanuka ni umukinnyi mushyashya baguze Uganda uyu witwa Denis Omodi akiza yakubise Kiyovu ibitego 2 wenyine noneho bagashyiramo n'utwa Jibril Watara wanatsinze igitego kuri match ishize so urumva imbere hose ni abanyamahanga noneho muri central mu midfielders bashyizemo Ruboneka bashyizemo Yusuf Dauda nyine uko twamuvugaga banashyiramo Lamine Ba urumva hajemo umunyarwanda umwe n'ubundi so ubwo hasigaye aba banyarwanda bo mu right back y'ingu Kajeje Korode no mu left back ariwe Korode ariko hagati n'undi bashyiramo Clement na Noza na Rim Suwane bivuze ngo n'undi n'umunyamahanga ari Rim Suwane wibuke ko bavuze bati uwitwa Yunus bamukura Yunus yagombaga kuzamo iyo Pavel Inzira kora iki abarimo ariko ko Pavel Inzira bamukuyemo bagombye nyine bahise bashyiramo umubare wuzuye ariko banavuze yuko tube kubye imibare ngo yabanye n'igihugu bavuze ati Clement na Yunus hari igihe bari bamaze kugira partnership ku buryo bari kuvuga ati ayi witwa Arin Suwane ntabwo ari gutanga umusaruro nk'uwo Yunus yatangaga ari kumwe na Clement ntabwo ngiye byemeranye nabo kuko witwa partnership ya Clement na Arin Suwane ni partnership nziza cyane ko nabo banakinanye match nyinshi uranabibona kuko Arin Suwane we abameze nk'umukinnyi uri gukuvura Clement kuko Clement ni umubola azi gupasa afite baro ku kirenge azi kujya no mu matakozi nyine takira agakuraho umupira agakliyaringa nyine umupira ariko witwa Yunus ni ukuvuga ngo ntago takireza nyinshi ntago ziba ari nziza nk'izari y'umusuwane
muri duel ye ntabwo nyine ari mwiza nka Rium Suwane yego no gukiriringa mu mupira ntabwo ari mwiza gusa icyiza agira nuko ni umudefenseri muremure ku mipira y'imiterekano ku mutwe ntabwo wapfa kumutwara ikindi afite n'imbaraga ntabwo wapfa kumuco nyine ngo umuntu nawe umugendane ariko ugiye kureba hagati yabo bombi Suwane na Yunus wahitamo Suwane yego ubwo rero niyo mpamvu bavuga bati kubera ko Clement azi gupasa akaba azi nyine kuba takire nawe ntabwo ari mwiza ariko Suwane niyo mpamvu bari aho ngaho so bakavuga bati Clement mwiza mu kirere no gupasa so niyo mpamvu bavuga bati rero partnership zabo bombi iyimeze neza niyi banareba n'imikino banakinanye bakabona ko Clement na Suwane barumvana cyane kuruta uko Yunus na Clement bumva ko ari ibikombe APR yatwaye harimo Yunus na Clement ibyo ngibyo APR se n'icyo gikombe ubundi itagitwara bivuze ngo APR ubundi bikombe none uwo yakinisha wese ni ukuvuga ngo APR bijyanye nuko ari ikipe ifata umwiza wese uri mu gihugu n'ubundi igihe nyine APR bijyanye nuko ari ekipe ibifite umwiza wese uri muri iki gihugu nibo n'undi nibo abanyamahanga babakuramo none se ubundi badahari bwo n'ibikombe ntibabitwara ubundi abanyamahanga ntabwo babazanye kugira ngo banakine ubundi shampiyona y'u Rwanda bashaka kugira ngo APR ibukombe ku rwego mpuzamahanga bikarifiye nk'uko APR yahoze za 2008 2009 ubu rero ntabwo Yunus na Clement n'ubundi bashyizemo none se ni he central defense yindi hano mu Rwanda yabi iruta iyo ngiyo ntayihari so bivuze ngo kuba abantu icyo gihe barakoraga nuko igihari nuko n'undi nibo bari beza mu gihugu so rero umwiza aba mwiza nuko umwiza kumurusha nawe ataraza ariko nyine biragaragara ko Suwane ari hejuru ya Yunus so niyo mpamvu rero ku kijyanye na Swad umutoza akoresha aho ngaho nyine nta kosa Pavel Nzira nkuko nabikubwiye abantu bari bamaze iminsi bamwiramanda abakurikirana match ze hari udukosa twato na hato imipira atakaza kenshi akayihereza adversaire so byagaragaraga ko nyine umutoza bijyanye na squad n'abakinnyi bemerewe kujya mu kibuga yagombaga nyine gukora impinduka zituma byibuze aho byashobokaga hose nta rubanza kuko umutoza Darkonovic afite igitutu gikomeye cyane kuko n'umutoza wahawe byose umutoza wahawe abakinnyi bahembwa neza batumva ikibazo cyo ikipe nyine ngo umukinnyi yagize ikibazo cyo guhembwa ikipe ifite discipline noneho ekipe ya kabiri ye nta kipe itajyamo muri iki gihugu ngo igenge ibanzemo ukuvuga ngo uwitwa Nibizi Ramazani nta hatajya muri iki gihugu ngo ikipe yose abanzemo noneho kugira ngo unemere neza benshi y'uno mugabo witwa ngo Darkonovic reka nyikubwire wumve hari uwitwa Ruhamya Nkiko harimo witwa ngo Shimimana Yunus hakaza Nibizi Ramazani ndayishimiye hakaza uwitwa Shimirimana hakaza Tadeo Ruhanga hakaza Mamadou si Mugisha ndetse na Kwitonda Mugisha ni Gilbert ngo baravuye nyine ubwo uri kumva hari givuga Mugisha wenda bakagira ngo ni Mugisha wundi ariko barafinda twibuke ko ari umwataka w'ikipe y'igihugu ubanzamo yego ariko ari kuri bench akakanya uri kumva nyine ahantu iyo kipe bikomereye ariko binavugwa yuko ubundi ngo Mugisha Gilbert ngo yabeshya abantu inshuro nyinshi igihe kinini cyane ntabwo ngere ko mbyemera Mugisha Gilbert abakinnyi bakina muri APR b'abanyarwanda bagira defo sinzi nabyita defo ariko bagira ikintu bita nyine kutaba aba pro bakarengwa ni ukuvuga ngo akenshi umukinnyi wese ukina muri APR aba yumva inzozi ze yazigezeho yego ntabwo yagira inzozi zo gutekereza ngo Yanga yanshaka ari Ahiri yanshaka ntabwo yagira inzozi zo gutekereza ati se nagira gute muri Mamelodi Sundowns nyine ntabwo izo nzozi baba bakizifite cyane ko abenshi aba yarakuriye mu buzima butari bwiza yamara kugera aho abona ko afite inzu nziza ya miliyoni 50 afite imodoka agendamo nibo babandi abenshi nabo barizi ntabwo najya kubavuga nacyo cyanzanye ariko nyine nabo barizi so niyo mpamvu mubwira ngo Mugisha Gilbert ni umuhanga mu buryo bw'impano Imana itanga ni umuhanga kuko aradribra ariruka afite speed yanashota Mugisha Gilbert abamwibuka neza nabamuzi muri pipiniere kuko buriya kuvuga ngo Rayon Sport yaramuboostinze ariko buriya Mugisha Gilbert mwiza no muri pipiniere pipiniere icyo gihe niho yazamukira Rayon Sport irahamukura ariko nabari bamuzi bakubwiraga ko Mugisha Gilbert nyine ari umuhanga so rero Mugisha Gilbert wo muri Rayon Sport atandukanye na Mugisha Gilbert wo muri APR kuko Mugisha Gilbert wo muri APR nyine yari umwiza bajyanye
agezeyo nyine yakoraga bya bindi arabacareje agomba gucareje ngo n'abandi bakinnyi bakomeye kandi mpuzamahanga ariko nanone yego rwose challenge zijuhu kuko ubu ngubu urumva nyine Denis Omodi yaje ntago even n'abanyarwanda nabo babirebera mu mibare umukinnyi w'umunyamahanga aba bizi kajeje guhaha ajya mu kibuga ikintu akora no guhaha nyine wera kwereka nyine ibikorwa arakwereka impamvu yo kumushyira mu kibuga Gilbert baragwa baro kayirukankana ukagera imbere y'izamu kagaruka ujye ubona Gilbert azikunda gusetsa mu Mavubi iyo afashe umupira abafana n'abantu bose baravuga ati harahiye kuko nyine bazi wa wundi wa mbere arawufata akamanuka ku ruhande rw'ibumoso ukavuga ati uyu muntu arica umuzamu ariko nta n'intambwe eshanu yatera nazitera ahubwo ikibazo arawirukankana ashobora kwirukankana awukuye muri sirifase hafi na centre akawirukankana akirukanka ajya kugera muri sirifase y'umunyezamu ugasanga yaguye yanyereye baramukuyeho byoroshye nyine ni ikibazo cy'uko niyo mpamvu rero ari kuri bench biba byumvikana so rero ntabwo abakinnyi b'abanyarwanda nyine ubona ko bari bagaragaza inyota yo kuba nyine bahangana n'umunyamahanga waje none ngaho ibaze niba Denis Omodi ari kumwicaza mu ikipe y'igihugu kandi Amavubi azahura na Uganda ubwo uri kumva iki kintu kirimo icyo gihe nyine bita bikwereka ko hari ikibazo nyine kiri mu bakinnyi b'abanyarwanda baba bakwiriye gutekereza nabo ubwabo bakavuga bati njye ntabwo mpagarariye njyewe gusa ego achievement ndi kuzigeraho ibintu ngezeho hari n'abatarabigezeho ariko abatlete ni bamwe mu bantu bahembwa neza ku isi ku isi bashobora gukora nyine bagakora niba umukinnyi nka Jamie Vardy aka kanya bagikina umukinnyi nka Cristiano Ronaldo afite imyaka 40 wenda uwo nguwo reka twe kumutanga urugero ariko umukinnyi nk'aba Ashley Young akaba yarakiniye Ashley Young yari umukinnyi mwiza 2007 akina muri za Man U yakinanye na ba Cristiano yakinanye na ba Ferdinand uyu munsi aracyakina Ashley Young Mugisha Gilbert ushaninze 2015 uyu munsi ari gutekereza kuri tayari imyaka 10 kandi akina none se kandi kubwa bumaze 20 ari gutekereza kuri tayari ariko n'ubundi kariyeri y'abakinnyi mu Rwanda umaze kunyibwirira ko uyu mukinnyi yageze muri APR aba yumva avuga ati ntacyo ntagezeho kandi aricyo kibazo nyine nakubwiye nti abakinnyi kuko nugerageje kujya hanze nugerageje kujya hanze y'igihugu nawe nta aragenda ko atagiye gukora nuko ngo muri APR nta mukinnyi wishwe n'inzara cyo ni kimwe yego ubwo ka tuvuge ngo wenda biburayi baba babayeho bararya bagasi ariko muri APR nta mukinnyi wishwe n'inzara kuko niba umukinnyi ahembwa miliyoni 2 ku kwezi urumva miliyoni 2 ku kwezi ntiwambwira ngo inzara yarakwishe yafata n'inguzanyo muri CSS ntabwo wambwira inzara yarakwishe icyo ni kimwe ubwo ikijyanye n'imirire myiza kugira ngo bugire imbaraga n'umubiri cyakemutse bivuze ngo kiba gisigaye rero no kwishyira kuri discipline yawe ukavuga uti noneho icyo nakora ngiye gushyiramo imbaraga byibuze mu mikino nyafurika uzi impamvu abo bose bagenda iburayi bakananirwa bajya no muri Afurika hamwe na hamwe hagiye hatandukanye benshi ntibabishobore ni ukubera yuko bari abakinnyi bo barabizi bubaha kariyeri buriya nicyo kintu nkundira even n'umuntu udukurikiye hano nkunda umuntu wubaha kariyeri ye niba uhisemo itangazamakuru ukemera inzara ikakwica kujyana iryo mu Rwanda kuko wenda ariho hakunda kuba harimo inzara ikakwica bitaragafata kakwica ariko ukavuga ati ndi gushaka kuba umunyamakuru ukabiharanira none ugashaka kuba mwiza muri ibyo abantu bakajya babibona ko uri mwiza muri ibyo ariko udashoboye udafite ubushobozi ariko ku byo kuvuga ngo niba baguhaye mikoro ibyo wakora ntibisanzwe ibyo bikaba bigiye ku ruhande niba uri mwiza muri football nyine shyiramo imbaraga zawe zose niba uri mwiza mu miririmbire iga technique nyine uko bakora nyine ibyo kuririmba nyine ibintu nk'ibyo so rero ibyo bitandukanya n'abana b'abanyarwanda bava hano bakagiri ava hano kuko niba n'urugero avuye mu kibuga abo kakanya bavuye muri Mukura ubu nibagera i Kigali ubu mukanya ntawe turi ubwo dukubita mu Nyakabanda tayari ubundi bishe bari mu Nyakabanda bafite gutya mu kabari ubwo bivuze ngo uwo mukinnyi ntabwo uzamumwitegaho umusaruro umeze nka wa mukinnyi wavuye muri match akahira mu rugo umugore akamwitaho akamugaburira akaryama akaruhuka ejo akazajya mu myitozo yaruhutse ameze neza nyine umusaruro nawe urabumva ntukwiriye reka noneho kugira ngo tubijyaneho neza ejo kuri stade n'ubundi yahuye ni mpuzamahanga ikipe ya Rayon Sport hashize ikipe ya Rayon Sport yahanganyirije n'ikipe yitwa Amagaju umutoza Amariso Amagaju avuga ngo ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere ndusha nuko ifite abafana benshi ikagira n'amafaranga kundusha ariko mu kibuga nakina na inshuro 5 kurusha ko nakina na Etincelle cyangwa se Rutsiro
baravuga bati bese koko bimeze biti na mbere yari yishonga banga umutoza Robertinho nta kintu arusha na Marisi w'amagaju avuga ati nta kintu arusha ikintu arusha ni effective ariko kuri tapi ntabwo yanjye inyuma namwe ntiyananyomeka mu kibuga birigaragaza baravuga ngo Seriveri yirukanye Nyirakabari ejo ngo Seriveri yirukanye Nyirakabari ni umukino wari wise Mutware Dabi kuko ari ikipe y'amagaju Rutaremara Mutware Rutaremara hakaba n'ikipe y'Inyanza ku batware ibibwana bayitirira bito Mutware ngo ni ikinyobwa bashatse gusashira kukivugaho cyane ariko yes kugira ngo nyine bamamaza bagita ngo Mutware ariko bayandika mu rurimi rw'Igiswahili hanyuma rero uyu munsi sinyegora kubyara Rayon Sport n'ibibazo byayo amakuru avuga ko ngo guhemba ari ikibazo n'ama motivation yabaye nkeya hanyuma ngo hari abantu baciye ku bandi ba amafaranga ba motivation amagaju akina nk'ayasaze akina nk'iyahura uyu munsi rero bavuga ko ngo ibihene yageze gutya ikabaga mucoma nine ko rasoro rimwe zamuse bwato ubwo ni mukura ndimo mvuga Ishimwe Abdul Rushema Chris Hakizimana Zuberi Ntarindwa Aimable Uwumukiza Obed Iradukunda L3 mubi cyane nanatinye cyane ariko waneshe karito y'umuhondo kandi cyo kuvuga ngo ndasohokera hanga bamwe bamusimbuje avuga ati sohoka utubwira amangara avuga ati reka ariko ibyo ni ibisanzwe iyo batsinze abavuga ati ndagenda arumva ikibuga agicamo kabiri aragenda we bamwita L3 n'umunyadukoryo mwishi cyane bamwita uwo bita Dimbumba Jordan Abdul Jalil n'uwo bita Boateng Mesa ndetse unagire ko bita Maranda Deste watsinze n'igitego byinshi Mukura ndakwinginze Kadimani ku mbaraga zawe ku ijwi ryawe nemera ku bwenge bwawe ndakwinginze Kadimani ku bunararibonye n'ubusesenguzi bwawe mbabarira umbwire ngo ingusho Mukura yafashe kuri aperi ni iki kimwe mu bintu nakubwira nuko nyine nakubwiye ikipe ubushize uraguciye mu ijambo ubushize uko byagenje ubushize Rayon Sport n'amagare rwarambikanye 2-2 hari kuri pere baraje ihene irongera gute none bawasiri bari gutera bavuga ati nyakubahwa Mukura turagukunda kuva kera twarabyirukanye umutware byagenze gute rero kuri Amari sinabwo ndi muvuga ibintu byinshi icyo navuga cyo nuko numutoza nyine nawe ababizi ko ari opportunity abashaka attention y'abakunzi ba ikipe ikomeye kabisa yegukina n'ikipe ikomeye nyine icyo gihe ushaka attention y'abo bantu ikindi kikwereka yuko nyine kuri attention y'abo bantu nta kintu cyinshi nabivugaho ku bijyanye na Amarsi na hajyanye Rayon Sport ari kuvuga ko itafite ikimurusha nyine kugira ngo mutandukanyeze mwereke ko ari attention umutoza abashaka banzu urebe ikipe y'amagaju nguri ku mwanya wa kangahe urahita bikwereka ko even niba umwanya uriho wende yaba ari Rayon Sport gusa yakurushaga nkuko cyangwa akaba ari Rayon Sport na APR ziri kukurusha ariko niba umbwira ngo ekipe ya Gori iri kuri imbere niba umbwira ngo ekipe ya IC Kigali kuri imbere niyo mbwira ngo ekipe ya polisi kuri imbere ntabwo uri buze kumbwira ngo ekipe ya Rayon Sport ngo nitafite ikikurusha niyo yoroshye ariko wibuke nanone ko baba ngo inkoko iri wayo amagaju ari wayo ntabwo ari ibyo ngibyo nose Rayon Sport yo match ya mbere banganya 2-2 rero yatsinze ibitego 2 yari mu maboko yari bari kumwiruka aravuga ati Nsabimana Aimable amagaju araza arakishyura so bivuze ngo ntabwo ari kubera ko ari inkoko iri wayo shonda umukara ahubwo dore kimwe mu byo ndi kubona aya ma equipe mato cyane abari mu ntara iyo bigeze muri phase retour nyine akora ibitandukanye n'ibyo yakoze muri phase baba barakozemo amakosa hamwe na mwenda kumanuka none iki gihe ntabwo babikigeze kuri cyagiye umukinnyi ari guharanira prime cyangwa se guharanira amafaranga y'inzi abari guharanira nk'urugero naguha witwa Abdurrahman Papley yakinaga mu magaju sezishize ariko nyine kwitwara neza no gutsinda ibitego muri Rayon Sport bivuze ngo izina Abdurrahman Papley afite uwo mu magaju watsindaga ibitego ntaho rihuriye n'ibyo uwo muri Rayon Sport utanakina sarasa bamugana ariko reka jya niba ari umuntu witwa Papley nyakubahwa Papley so murundi we rukunda Abdurrahman wabaye Meyer Biteri ukina mu gakipe k'amafuti ugiye mu ikipe ugiye mu ikipe ubona baba ko yarafite ukomenya ibitego byose n'amasita byose byagira mu hafi 20 urumva ugiye mu ikipe iguha ubushobozi iguhereza umufana umurindi uhoraho ikipe utsinduka hagwa amafaranga ukayatahana ku kibuga abafana bagira mu masogisi ubuza n'igitego na kimwe oya ntabwo ariko urabona imikino amaze gukina yose atanzemo assist
akinnye imikino 3 Papure ntitumubona nashaka akina imikino buri mukino 20. uzise reka aho ngaho wenda mbingira akantu mbivugaho abakinnyi bahindura amayikipe urumva nk'amagaju ushobora kuba ari we yakoreraga cyane ko babonye ko ari ubona izamu ariko yaza muri Rayon Sport akabona ko Forunganye niwe ubona izamu akaza muri cyangwa se abakinnyi bareyo ntibamukunde anarwa no kuba ngo kutamukunda umukinnyi wese yahinduye equipe hari igihe kwiyadapta muri squad bibanza kugorana ariko nyine bwa buhanga bw'umukinnyi ntabwo namukondana kuko niba amaze gukina imikino 4 akaba atanzemo assist 3 nyine bitabikoreka ko nubundi hari igihe cyagera afite icyo afitemo so rero nagaruka ngo nuko ari ariko kuki atabanza mu kibuga impamvu atabanza yasanze equipe nyine nubundi ibanzamo iyo equipe kwiyadapta muri iyo squad yayo nyine nkuko nabikubwiraga mu magaje abo bakinanaga ntago ari bari gukina nabo muri Rayon Sport nuko ngo asanze indi equipe ifite abandi bakinyi babanzagamo kwiyadapta muri bo rero hari igihe bibanza kugorana no kumva yuko icyo gitutu yakuye muri urabyibuka na transfer yabanje kugorana cyane irasakuza cyane bavuga bati n'umucunguzi nawe akimvamo ko ashobora kubaje gucungura equipe byahagera nyine bikabanza bikanga ariko kuko ngira ngo ndakeka ko afite nk'imyaka 2 yasinye niba nibuka neza ko ndibuka Saga yarasakuje cyane mu masezerano rero yasinye ashobora kuzaba byibuze nubundi byanga ariko umutoza amaze kubona inyungu ze cyangwa se umusaruro we amaze kumenya uko amukinisha ko Robertinho umutoza uzi gukoresha abakinyi be n'umukinyi nyine uzi gukora amarotation muri effective ya squad afite so no kuvuga ngo ntabwo bakakanya Papure twamubraminga kuki atabanzamo kuko n'urugero niba ufite umukinyi nk'uwitwa nka Iraguha Haje afite ibitego hafi 5-6 ukaba ufite umukinyi witwa Adama Bagayogo ukaba ufite umukinyi witwa Forunganye ufite witwa Zizi Basane nukuvuga ngo kandi abo bose ariko bose nawe uvukana n'undi buri wese agomba gukina kuko nyine uvukana n'undi nta mbabazi zirimo ngo mubabarire ngo Forunganye akine mubabarire ngo Adama akine ujya kora ubigireho ukine nicyo nahereyo mubwira reka nawe byanditse ko nta byanditse ko Forunganye yakina umuze yicaye nesika nk'urugero rworoshye akura budamani yicaye yanamupika akamuvana no reka nk'urugero rworoshye abakunzi ba football cyane cyane wenda abakunzi b'amayikipe y'u Burayi hari umukinnyi waguzwe miliyoni 100 muri Manchester United witwa Anthony Santos yamaze imikino hafi 16 mbere yuko bagera muri merikato yo kwezi kwa mbere nta gitego nta assist ari umukinnyi wari umaze hafi sezo yose mu equipe ibyo muri bava muto ntwato gufatisha biranga ariko yagiye muri Real Betis yo muri Espagne kugeza ku mikino 4 man of the match man of the match inshuro 2 batari 2 atsinze ibitego inshuro 3 uri kumva kwanga amaze kubona cyangwa ni kwa kundi ikipe ibikurusha ibikurenza mu bitekerezo nibyo ndi kukubwira igihe umukinnyi agera muri squad akabona igitutu cy'abafana akabona ibiki na squad agezemo nyine kwiyategramo bikabanza kugorana ntabwo bivuze ko uwo mukinnyi ari umuswa umufana we ntabwo ategereza cyane cyane no mu equipe y'abafana noneho mu rundi rugero rworoshye uwitwa Marcus Rashford yaramaze gukina imikino 15 muri Premier League muri Premier League no mwaka Manchester United yarafitemo assist 2 gusa muri Premier League ino season mu mikino 15 ariko imikino 2 gusa akiniye equipe ya Aston Villa muri no merikato bamutijemo muri Aston Villa amaze gutanga assist 3 yego bivuze mu mikino 2 bivuze ngo uruhare rw'ibitego yagize muri Manchester mu mikino 15 dutandukanye n'uruhare rw'ibitego yagize muri Aston Villa mu mikino 2 nyine nicyo ndi gushaka kukumvisha ko football hari igihe umukinnyi agera mu ikipe ikamurenga ubushobozi naga no kuba uko ari ubushobozi ngende kukubwira nti hari igihe itaba nziza ku mukinnyi hari igihe biba bitewe wenda n'imvune yagize hari igihe biba bitewe na condition icyo gihe umukinnyi arimo niba kuvuga ngo Rayon Sport cyane guhemba wenda birabanza no kugorana hari igihe n'umukinnyi kwiyadapta bitewe na discipline n'ubundi bavuga ko ngibutare ejo bagendaga basuduka kugeza amagaje basuduka kuburyo bava oya kusege weje vuga ibyo kuri pitch n'ibyo hanze nyinde mari basuduka bagira batya abasaza bari kugenda bavuga ati nabasaza urabizi ko abasaza ejo bundi bageze gutya bagakora amakosa ku bafatanya bikorwa bakafatanya bikorwa akabikubita ibicere akabamazane akabamaza ahantu ataragendewe kugira ngo babone uko bagira gute bafuma cyangwa se badudadudikire mu cyari kirimo ngo bagiye gutare rero n'ubundi mufuka waratobotse nyine ibyo ngibyo byo nibiba bibera mu buyobozi ariko simbizi byo bigira mu kibuga simbizi barasimbi ariko ari ngenje nicara nanjye ngatekereza nkavuga ko ubundi Rayon Sport abantu bose bayirimo nyine amakosa bahari amakosa abayobozi ko Rayon Sport ifite abaperezida babiri ariko nyine uburyo babashyizeho biratandukanye biranasobanutse
ibyo ngibyo wenda ntabwo twabitindaho kuko none se kamubaza ubu muvunyi ni perezida w'ikirenga wa bodi, bivuze ngo ashobora gutegeka ntabwo ari ukumutegeka. Buri wese bashyizeho inshingano za buri wese zizashinzwe. Ko bari kuvuga ngo bari kunenga kuko abaperezida bari babiri, umwe avuga ati genda perezida, undi ati ndi perezida. Ibyo ngibyo biterwa guhuza bikanga kubera icyubahiro. Mva ibyo ndigushaka kubwira. Abazi ibijyanye n'iby'imiyoborere, inzego zifite uko ziba zikorana. Niba umuntu afite imiyoborere mu rwego runaka ayobora, ntabwo nyine aba agomba kujya mu rundi. Ubundi burabikora neza. Bashobora gufata ikipe bakayiha umutoza, akaba manager akaba umutoza. None abandi bakaza ari abakiri hejuru hariya bamubaza rezilita. Ariko muvunyi arabaza muvunyi arabaza rezilita Tadeyo azibaze Robertinho azibaze abakinnyi. Urumva umukinnyi bazajya kumugeraho wanatuma Robertinho ariko nabyo ntacyo bitwaye, ahubwo nyine ikibazo umukinnyi arakubaza se wamaye ibyo wamugombaga, icyo ni kimwe. None Robertinho nakakubaza se umukinnyi uri kumbaza ku mwaka umusaruro wamuhaye ibyo wamugombaga. Niba rero bwose ubonye ko ntacyo wavuze ati rero twese reka dutuze kuko n'ubundi twese kadukomeze tugendere muri iyo ritime n'umurindi w'abafana twe tureba igihe ba stade izuzurira. Ariko nyine ibyo by'imiyoborere byo ntabwo tubyinjiraho cyane, ahubwo nyine turi kukwibaza tuti ese byapfiriye yazizikiriye sport. Iyo sport ikintu yazize ni ya motivation yo kuvuga ngo nyine abakinnyi barasa nkaho cyambere harimo abakinnyi bagera kuri bangahe bose babanzamo. Witwa Ombarenga Fitina ntiyari ari mu kibuga, witwa Muhire Keve kapiteni mu mazi minsi cyangwa se umwe mu ba midfielders bameze neza, ariko nyine banafatira runini equipe Rayon Sport ko ari mu kibuga hagati witwa Ndayishimiye Richard. Ni bamwe mu bakinnyi bakinaga neza, ariko kuba tarahari nyine absence yagombaga kugaragara. So ubwo numva neza ko nyine igihari nuko Rayon Sport yazize kuba yari iri kuri iyo pressure no kuba motivation nyine bisa nkaho itari hejuru, kuko niba mu makuru numvishe ntabwo nyafitiye gihamya, ariko nawe numvishe equipe Rayon Sport yatangaga prime y'ibihumbi 150 kuri match. Ariko numvishe ko mu makuru nyine numvishe agenda sirikira, numvishe bavuga ko ubu ngubu bayikuye ku 150 bayagira ibihumbi 40. Bivuze ngo rero umukinnyi kumukura kuri prime y'ibihumbi 150 kamukoresha na kimwe byose ukamushyira ku bihumbi 40 bya prime, mine bitabikumvisha situation iri muri equipe. Ikindi witwa Zizi Basane mbere ajya kujyanda ava muri Rayon Sport, murabizi yagiye ari umukinnyi ubanzamo mu starter, ariko basigaye akina asimbura azama asimbuye. Bivuze ngo bita bikwereka ko equipe nyine ifite ibibazo. Uretse n'ibyo ngibyo ni byinshi. Witwa Ayabonga Lebitsa yagiye kubera kutumvikana na equipe, bimwe na bimwe bibazo bya hato na hato, ahitamo kugenda, barongera baradoda baramugarura. So bivuze ngo ibibazo byo biba bihari byinshi, ariko nyine muri ibyo bibazo byinshi nyine barakomeza bakikamata. Nigeze kumva witwa Sam Karenza avuga ati Rayon Sport nubwo yaba ifite ibibazo nta n'igihe izigera iba idafite ibibazo, ati igihe bazigira rimwe umushinga uhamye, ariko ibyo bibazo ibamo n'undi rakomeza ikayobora. Ko no kugeza ubu n'aka kanya aperi naniwe gutsinda, naniwe kubona amanota 3 bya bibiri bizi ko niramuka itsinda iri butifata umwanya wa mbere, inaniwe gutsinda mu mukuru itsinze igitego kimwe ku busa. So bivuze ngo byanga bikunda Rayon Sport n'ibibazo byayo, ibundi Rayon Sport idafite ibibazo ntinabaho. Rayon Sport ni nka Afrika, wamugana umugabane wa Afrika udafite ibibazo ntibikunda. Rero na Rayon Sport idafite ibibazo ntibikunda. Rayon Sport niya Rayon Sport uzajya kumva ariko mana nyagasani ngiye ndibaza bikanancanga. Ukajya kumva Rayon Sport ati umunyamakuru wayo cyangwa se ushinzwe itumanaho ngahisemo kugenda witwa Ngabo Robin ngo arayisezera reka barabanga ikiri mu nda. Uwitwa Yabonga Lebitsa ngaragiye baramugaruye. Uwitwa Azizi Basane ngaragiye aragiye South Sudan ngira ngo niba ntibeshye, niba bamushakaga aragiye atandukanye na equipe, aragiye atika tumugaru kuki ubundi batuma bigeraho umukinnyi arinda kugenda cyangwa umuntu arinda kugenda. Uwitwa Saimane Mabure aravuze ati ngiye ntabwo nongera gukina mutampaye amafaranga iyo kipe yanyu, ati mutampaye amafaranga. Uwitwa perezida akaza akamubwira ati ngure ya mwana noneho ngo aranamubwiye ngo ibi narimo ngo ntabyazi ngo nabyihorera abandi babikora. Umukinnyi wiki wanabarega bikagera ufite amasezerano ya equipe wanabarega muri Rayon Sport nyine ngo turi kureba kuri ibyo bibazo bya bituma na resulta zitaba nziza. Hari nyuma ngo company imwe ngitanze amafaranga yo gutanga prime de match,
umufatanyabikorwa uguhereza ikibuga ukoreraho imyitozo uguhereza jezi away kit na home kit umunsi bakwikarita ngasohotse agiye kubranding asanga wa wundi wa prime ya branding ikibuga cyose ni Mukura rero bimaze kwigarika yitwa APRFC tukamaze nk'uje kano kantu uwitwa Axel ndetse na Ruvuyanga bavuga bati bimeze bite Mukura ku busa bwa Peri felicitasiyo kuri Mukura Forsan kuri Peri abareba babyina hano basara nguko ibirori bya Ruhago byaberaga ni Huye birangiye nguko natwe ko dutashe kabisa ibyishimo byinshi cyane Ruvuyanga ku bakunzi b'ikipe ya Mukura kabisa felicitasiyo ku bakunzi b'ikipe ya Mukura ariko ni ibyishimo byinshi abareba barayangara abareba tatashe baje no kureba umupira kuri stade bakaba barimo kubyinira intsinzi bavuga bati Mukura nubwo ejo amagaju nayo yadukandagiye ariko urakoze gutuma APR idakomeza kudushyiraho igitutu mu rugamba rwa shampiyona. Iyi shampiyona bagenzi banyarwandakazi iraremereye ni Premier League yaje muri Afurika. Urakoze cyane. Impamvu uraza kwibaza ngo ni kubera iki ukinye kano kantu ku munota wa 89-87 ubu hitwa Ruvuyanga yivugiye amagambo avuga ngo ndumva kogeza bigiye kunanira nyine kubera ko ari umukunzi wa APR none se bizwi irazwi yavuze ati hari ibintu umuntu imvana byiboneye nine nibyo ndi kububwira ari inshuti zacu ari umutaramu bamwita Pazo Parole ejo rapostinze Rayon Sport kimara kunganya avuga ati heneyishe muco ati narababwiye ko nta bushobozi mufite ndanga kwemera njya babwira kanze ndeye ko kakiriho niba tagakuyeho reka gende Pazo Parole umukapo avuga ati abare ntimwumva ati narababwiye none byagenda ubu sejo ikibazo cyane ni MVC ni Mukura Victory Sport ni birya muzabigira muti aha nanjye mu kanya match irangiye ndamwandikiye tusa periki biriye murabigira muti uwitwa Ruvuyanga ari kumwe na Axel yavuga Axel ati je ndumva rimwe na rimwe nagiye bikigera amarangamutima akagufata ku buryo uba wumva no kogeza umupira wanabyihoreza amarangamutima ya football ejo bundi ndabyibuka twari tumo turashwana wowe ntabwo we urabyibuka nyine uri kumbuza ngo kujya kuri match ya Manchester United uretse akazi ugiye kuri match ya buriya mwebwe abantu badakunda football hari ibintu mwitiranye nigeze kubwira ari umukobwa twakundanaga reka je ndamubwira ni kureba match ya equipe mfana kureba match ya equipe mfana mbitanga n'urugero ndavuga ni kureba match ya equipe mfana cyane cyane ngo Manchester United na Muhazi United kuzireba match ziri gukina ibyishimo mba mfite biruta ibyo umusore uri gukora igikorwa cyo gutera akabariro yari kurangiza uyu mutipe yarasaze niko ibyo byishimo niko kandi abantu warasaze barabivuze kandi abantu warasaze umva nyine barabivuze ndavuga ni ukujya ibyishimo bavuga wenda kubera narabivuze iyo uri kureba ikipe ufana Manchester United ikaba yatsinda noneho yatsinze ibyishimo ibyitsi muhakura biruta by'umusore uri gutera akabariro noho gutera akabariro ni kimwe n'ibyishimo bya nyuma bavuga ko bya bindi bya nyuma ari byo byiza niko nabyumvise ko biruta iby'umusore wageze ku byishimo bya nyuma ari gutera akabariro n'umukobwa akunda mba numva bimundutira n'uwo mukobwa yarambwiye ati warasaze ibyo ni ibintu bwira umuntu mukundana ariko nyine ngiye niko mba numva ibyo rero bihuriye na Ruvuyanga bihuriye aho bihuriye umuntu yavuze ati hari igihe mba numva kogeza byanze ku munota 27 yavuze ati Axel numva kogeza bigiye kunanira ko numva binaniye njye match ntabwo nayumvise ni nayo mpamvu nyuma umupira urangiye urumva aravuga ngo abuze yihuta atavuga ati reka tunatabwa nyine njye match ntabwo nayumvise ntabwo namwumvise naje nyikurikira njyana ku kazi niba yabivuze nyine biri kukumvisha ko Pazo sorry muranyihangara gukomeza gukoresha Pazo dukunda guhura muri Kigali yitwa Pazo Parole umukapo muri Kigali Peri ikipe ya Kiyovu Sport barayibye ndabyuka nicaranye n'umuntu witwaye Musitino na Pazo Parole Kiyovu Sport bayiba igitego bavuga bati ntabwo ari penalty bati ni penalty abandi ntabwo ari cyagiye nyine umusifuzi yaba yanze kwemeza ikosa abantu babona ko ryagiye ko ntibabyemera arangije aravuga ati uriya musifuzi binadukoreye Imana yo mu ijuru imubabarire
ndanye ndambwira ati puzzle ubu wowe aya marangamutima ufite hano abaye ari uri gusifura wakorera ibiki Kiyovu Kiyovu ya penalty wayiha noneho ndanje ndamubaza nitekereza uriya musifuzi niba afana Kiyovu urumva ko se yagushubije ngo iki yarambwira ariko wa mugani ati nanjye Kiyovu nta rero niba Ruvuyanga ari kugera akavuga ati Axel ndumva ko wageza bigiye kunanira bari bazi cyambere cyo abafana ba APR ngo ngera uri kuvugira kuri Ruvuyanga bari bazi ko equipe ya APR yari iri ku gitutu gikomeye cyane kuruta Mukura ariko hanga nkatinyamo umuntu witwa Gatera Edimo byatangaje Gatera Edimo abantu batangiye kuvuga ibindi nako ntangiye kumutinyamo Gatera Edimo yaravuze ati kuri Rayon Sport ni itsinda Mukura Victory Sport muzayiha igikombe gitware izaba igikwiriye ni nayo izagitwara bageze Huye bariye 2 half time yagiye kuba half time yabiriye ejo ari kumwe na Jangwani na muri studio za Noza na Leonidas na Faustinho muri studio za Isibo FM yaravuze ati APR niramuka itsinze equipe ya Mukura Victory Sport ayo majwi arari bajye ku kiganiro babirebe niramuka itsinze Mukura Victory Sport yego equipe ya APR nta n'ikipe yindi izongera kuyihagarika igikombe bakiyiha none dore birayinaniye none irabinaniwe bivuze ngo Jangwani yari yatangaje kare avuga ati iyi minota 15 niba iresista Jangwani abivuga Jangwani yaba ngo kiwanuka guyungu ngo kiwanuka ngo buri nyaka bakina ngo mu Rwanda ni gifuti imana ihe ni nka gifuti ihe ni bya bindi bya wasiri ngo nganye bagakora muri Premier League mugito aravuga ati 15 Mukura ni iresista izatsinda match Jangwani se minota 10 none bita ngo Deste Maranda Deste yakubise APR ku minota 36 nyamuri 20 nyine uwo Jangwani iminota 15 n'ubwete yirukanka byibuze ikibuga gusa wowe utanirukankana n'umupira kuko kwirukanka uri wenyine ururimi rw'abakaruvati biroroha cyane ururimi rw'abakaruvati Jangwani urifite yanyine ariko mbabarira biroroha cyane kuruta kwirukankana n'ikintu nyine bazi physique barabizi kwirukanka uri wenyine byoroha kuruta ahubwo bikomera kuruta kwirukanka ufite intego nyine ufite intego yirukankira ufite umupira ufite intego yirukankira kuko nyine uwo mupira ujyana imbere ubwo physique zo kugira ngo ukomeze ukurikire none kwirukanka wenyine ni spirit yo mu mutwe bati nirukanka kuri speed runaka ariko Jangwani ndananye ndabihamya Jangwani yakwirukanka iminota 7 muri stade 15 sura wayo mwinshi so rero niyo mpamvu ati abafana n'abakunzi b'amayikipe batangaza nyine ibyabo ariko ibiba biri mu kibuga dusoza Rukadman urabona ikipe ya Rayon Sport iriruhukije ni ikirofuti yarushije Darikonovic umutoza wa Mukura ni umwe mu batoza iyo amanota ni iracyarimo ubu ngubu ikomeje yashyizemo n'undi yararimo 3 yaranganye itegiranye ikipe ya Mukura ngiye buri kintu uriya mutoza mutinya yageze ku mayikipe manini ayatsinda ari abatoza batsinda amayikipe manini amakipe mato n'abakabatsinda ariko no mutoza wa Mukura n'ababyibuka kuri Kigali Pele match banza ya APR yayitsinze 4-2 Mukura yakubisemo 2 half time nta kintu batazi nuko bigenze imirabyo bijyo bitego Mukura ikina umupira mwiza nyine APR yararushijwe half time yose ariko baje mu gice cya kabiri nk'ekipe nkuru yihagararaho yatsinda murabyibuka igitego cy'uwitwa Noza Clement cyashoteye kure murabyibuka igitego cya Kwizera Kwitonda Rebaka ibitego abantu barabyibuka igitego cyabaye kizingira mu kizana bakiza muri saison baramuka banatoye ibitego byiza igitego yakubitiye kure ko abantu benshi barabyibuka so bivuze ngo ibyo bitego n'ubingiye iki gitego kiracyamba mu mutwe igitego Kwitonda Rebaka yatsinze mu Mukura ariko byatewe n'iki byatewe n'amakosa mahato na hato nyine umukinnyi ushobora gukora agateza igitego kimwe bigaha motivation urumva nk'ikipe ifite umufana hano mu rugo noneho byatumye agira ariko no mutoza wa Mukura umutoza ubasha amakipe manini nta kindi kintu rero yashoboresheje ikipe ya APR yari iri kuri pressure yo kuvuga ngo reka dukora ibyacu yagiye ifite nk'ikipe yari ifite pressure ariko ikipe ifata nka underdog yavuga ati Mukura twayikubise 4 iwahe n'ubundi nta n'ibintu byoroshye ubwo ni yavugaga ngo twayikubise 4 bwa mbere ubundi Jangwani aturano turashyiraho kandi kangibe bita bivuze ngo bo bagiye ikipe bayifashe nka underdog
bavuze ati twakubise 4 tuyikoreye comeback bivuze ngo noneho byanga bikunda ntabwo kimwe bibiri twabibura cyane ko noneho ngo n'ubusatirizi bwabaye ubukomeye kurutaho kuko APR ni ikipe ifite squad nziza noneho witwa abakinyi ba Mukura nabo aba bitwa ba Mensa baravuga bati twebwe nta pressure n'ubundi nta kintu tuba turwanira gukina umupira wacu mwiza kandi Mukura niyo kipe ya mbere cy'umupira mwiza mu karere tugomba gukora iki tugomba kugaragaza ko ama equipe cyane ko ama equipe regaye yo mu ntara yarabizi ko abanyamahanga babaye benshi n'abayobozi bayo n'abayobozi b'amakipe yo mu ntara ahemba iyo yatsinze ikipe ikomeye ariko abayobozi bayo bo ntabwo twabarebaho cyane ikintu hano gita kigaragara nuko umukinnyi ni uba wakoze kuruta umuyobozi cyangwa umutoza kuko umukinnyi n'ubundi umukinnyi utsindwa na Bugesera ntabwo umbwira ngo atsinda APR gute nyine biba bitumvikana nta kuntu umukinnyi azanga atsindwe na vision ya nyuma narangiza aze gutsinda APR iri kurwanira ngo igikombe so bita bikoreka ko umukinnyi we yakoze ibyo yarashoboye byose ikindi ntiyari yatakaje concentration ya match kuko uwayitakaje n'uwashakaga amanota umuntu ushaka gufata umwanya wa mbere n'umuntu uvuga ati n'ubundi APR intsinze ntacyo bitwaye APR nyitsinze ni shema kuri ngewe ni ibintu bibiri nyine biba bitandukanye pressure riri kuri APR cyane kuruta kuri Mukura so nicyo umutoza yayirushije kako mwana bibonye ngo bongeje iminota 6 igice cya gatatu iyi minota 6 irashira hajyaho amasegonda 20 umukinnyi yavaga mu kibuga agorana nyine ibyo ngibyo kandi nkubwira ko nyine iyo 6 bayishyizeho kubera umukinnyi yavaga mu kibuga agorana nyine bashyizeho 6 kuko nose amasegonda 20 oya mu kibuga ubundi bugomba kumenya ko akosa ryose uko usigaye ukora mu misifurire niba utangiye gukora ikosa ryo kurya iminota menya ko bayishyiraho nyuma so rero kimwe mu byabaye nuko ubwo nyine match yarangiye irangira mu APR itsinzwe ubwo bivuze ngo Rayon Sport Ombarenga afite nazaba yagarutse kuko amakarita ugarabarangiye ko yasibishijwe nuko afite amakarita menshi witwa Muhireke bibo biragoye kumenya ngo azaba yakize cyangwa ntazakira kuko match ikurikira Rayon Sport izakina na Gasogi hanyuma match ikurikira ya APR izakina na Polisi bivuze ngo n'ubundi Polisi polisi murabizi ko isanzwe ishobora APR nubwo match ishize APR yayishoboye ariko polisi yatsinzwe kuri match ishize ejo yatsinze ibitego 3 babikuramo yabitsinze half time bayikorera comeback babikuramo ibyo bitego rero 3 ntabwo numva neza ko polisi izongera kwihanganira kongera gutsindwa na APR bagatsinzwe na match ishize bivuze ngo bahita batakaza umwanya ukajya habi cyane so rero ndi kubona match zikurikira APR nta kosa igomba gukora kuri polisi Rayon Sport nayo ntagomba gukora ikosa nayo ntabwo izakora ikosa kuri Gasogi cyane ko none ari nayo izaba yakira njya ngo murabyibuka ko match ya mbere Gasogi niyo yakiriye mu mahoro yanatsindirwa Kenisi reka ubutumwa Kenisi utwa Kenisi mwibutse ko mu mahoro yaratumiye abatinganyi babari abasireyi n'abaki bose n'abatinga bisi bose Rayon Sport ashaka kuganura ariko turamushimira mbere yo kumuha ubutumwa turamushimira umuntu utwa Kenisi ari jakimara mwana akerekana ko Sport ari irwazi oya Kenisi ubundi mu bintu byose ngiye mushimira ibintu byinshi nkamunenga ikintu kimwe ngo niki nyine Kenisi mushimira ko nyine ashyuha mu mutwe rimwe rimwe akaba yafata icyemezo atatekereje agakora nk'ikipe muri champion nicyo nyine akavuga ati umwanda wanyu nyine ni case uyu mwanda wanyu mugumana umwanda wanyu ni case yo gushyuha mu mutwe gusa kuko ashyuha mu mutwe nyine agahita akora akakwita kubwira ikintu gikomeye cyane nyine agahita akora kwigarura ariko mu bindi byose ngiye Kenisi mufata nka role model wanjye yego mu bijyanye n'uburyo akora business mu bijyanye n'uburyo nabaye umuhanzi Kenisi ari umuhanzi umunyamakuru Kenisi ni umunyamakuru football Kenisi nyine ubona ko filime na filime nyine ubona ko byose mujya gusa ikina kurusha Kenisi no kari inzo oya si ibyo byonyine afite radio nta radio ugira mfite media house ariko urebye afite media house irimo radio televiziyo na YouTube channel niyo media house nyine rega none si imyaka ya Kenisi niyo yanjye nanjye nzabigira kugiye cyane wenda nubwo ntabizi ubu aka kanya no kuvuga ngo Kenisi murayingayingana mwaganira nk'abashefu b'itangazamakuru oya Kenisi afite icyubahiro cye muhereza ni president turi kuvuga nka president w'ikipe umuyobozi w'ibyo byose ariko kugira ngo rwose kuko turi muri sport turi kuvuga nka president w'ikipe nyine waruvuze mu butumwa rwose mwibutse ko mu mahoro match y'ubushize ariko amakuru ya Manuel wahamagaraga Kenisi amwibutsa ko Manuel ati waramutse president
ati namutabaruka mutabaruka ari he ubwo rero match y'ubushize bari yaratsinzwe ariko ubu ngubu nizere neza ko nawe azaza aje kwishyura cyane umugabo ugomba kuhuguha niba warakire baragutsinda nawe ngwino bakwakire ubatsinde ubaha amafaranga ariko nawe ikindi twinemeza ikipe yitwa Gasogi United ubu Gasogi ku mukino ubanza ari Gasogi n'Amagaju ndayitsinze Gasogi yaratsinze none se Amagaju anganyenereyo Gasogi itsindwe na Rayon utangiye kandi byari nakubwira kubuzaga mu kanya no gasezengura sport nka ntuza nka shopping sport ikipe ya Nyimira zigatsinda ya mbere neze mukura n'itsinda mu Bwongereza ibyo ni mu Bwongereza ariko mukura hagaritse APR ku mikino iri ku mwanya wa kangahe mukura hagaritse APR ku mikino 50 APR yari yigize iduri ivuga ngo nawayitsinda mukura yahagarika sibyo mukura ejo bundi yagize ate umuseriveri yirukanye nde mu mikino yabanje ushize ubu ngubu dore none irongeye ihene bagamucoma mukura imenyereye na peri na nyirabizi so nyebire ko ku mahoro uretse igwa rwangenda nyine reka tambitse biri byihuse mukura ni bet noir ya peri bivuze iki rero turashaka ko nibura Kenisi aza katwereka ko kwakuna katwereka nyashi ngo football ni nyashi iyo uzifite ntizihishira ni nk'inkorora iyo uyifite ntihishira ariko rero bareyo nanyereka babutumwa wabubahaye reka nyibaho ubutumwa bareyo inshuti yibonera mu byago niba Rayon Sport iri gucumbagira murabona ko nabonaga Wasiri muri stade ya Huye ari kwiruhutsa avuga ishapure avuga mibukiro avuga ati urakoze mevese urakoze webuze urabizi ko baguzana na wa mukecuru ufana mukura ejo akaza kubashyigikira nabo baje kumwishyura bamushyigikira ariko ibyo uzirutsa kangahe Wasiri uzirutsa kangahe aya ni amahirwe ubonye imbona karimwe atazongera kugaruka ntuzongera kubona mukuri gutsindira mukeba ubu none intari bayikoze mu gisebe ariko intari bayikoze mu gisebe perezida bano basaza nibadufashe ngiye nibongeye ko abasaza 8 Rayon Sport irabananiye nyine Rayon Sport abasaza bigeze kuvuga bati baravuze bati abasaza bazanye ibisubizo kandi koko nibyo yego abasaza bazanye ibisubizo Rayon Sport ntiyaherukaga kujya ku mwanya wa mbere ngo umare igihe umazeho ku bwa retired Jean Fidel ubundi yagaruka ko ari ku mwanya wa karindwi ubundi ku mukino 11 yabaga yavuye ku mwanya w'abandi niyo mpamvu njyara abantu bavugaga batanga ibisubizo buriya kibazo cy'amakimbirane nuko abantu batabizi ariko amakimbirane ntago ari meza n'udushyamba n'amazu tuzutu n'utwo ngo nukuvuga ngo reba Sadate Jean Fidel nabo basaza iyo baza gufatanya ibintu by'amashyamba ntibabigemo ubu Rayon Sport bitanga prime Rayon Sport bifite office kuko yarasubiye no mu matsinda ariko bijye mu matsinda kuko abenshi umutima retired yari afite iyo wongereho imbaraga z'abantu basaza oya katwe kuvuga umutima ahubwo ubushobozi yari afite bwa bw'imiyoborere leadership iri muri we leadership ye nta kosa na rito yakoraga even if nubwo haba harimo amakosa yari arimo ariko nyine ni nkuko yitabaraga nyine mu buryo bw'umugabo nyine amafuti ubona uburyo cyane imyaka ine kuyobora umuntu uhereye mu nzu ibaza umuntu kuyobora ikipe imyaka ine nubwo yajyaga mu myanya ya 10 niya kangahe ariko Rayon Sport wabonaga kisa neza nicyo kintu akongera retired nyine Rayon Sport yari smart ibyo bintu narabimukundiye retired ariko ngiye nkabimukundira byo kuvuga ngo mbimukundira nyine nk'umuntu kandi nabareyo nawe bavuga ngo uri smart ko smart ngikirima ni kiri mu ariko njye mbimubwira smart atsinze ko bareyo ntareka ibyo rero byo nkubwira ngo kuba utatsinze no ku bwa retired abafana abakinyi abamadeni yari menshi ibyo birazwi yasize ngo miliyari niba ari ideni rya miliyari niba atari 2 n'eshatu ibyo rero nta kibana ari miliyoni 400 miliyoni 400 kandi bakubwira ngo yagaragazaga ko yinjije miliyari ariko bikagaragara ko ngo afite ideni rya miliyoni 400 kabaza se amafaranga yagiye bakabara ama miliyari bakavuga ati n'ubundi ni nka miliyari 3 ubwo nyine niko nawe uragenda dadashira amabane ariko nyine ikibazo gihari kuri Rayon Sport na APR Rayon Sport uyu mwaka wa ruwaye wo kugira ngo byibuze iyi phase retour bageze ku mukino wa 18 harabura imikino 12 gusa kugira ngo shampiyona irangire aba basaza mutwaranye imikino 18 mwafashe ikipe nyangeze ku mukino wa 7 yego iyindi mikino mutwaranye imikino 11 mutwaranye mukaba muyigejeje Rayon Sport itari gutakaza yatsinzwe rimwe na Mukura
nimwongere byibuze Rayon Sport itwara ikintu gikombe cya shampiyona yabishuje kamba kabisa noneho iki gikombe cya shampiyona nimara kugitwara wenda nishaka izongera kubita indi myaka 5 kuko Rayon Sport iri ku gikombe cya shampiyona 2019 Robertinho yaravuze ngo igikombe nasize nicyo ngarutse nsanzemo biranshimishije byibuze ariko biranambabaje atureye igihari intego mfite no gutwara ikintu cya kabiri ariko ntibamufashe bego umukinnyi yo kudakina Robertinho mukuru yaramufashije buriya nta bufasha burenze ubwa mukuru ubuzima wese buzahoraho niyo muri kubwira amanota ane n'imikino ibiri kubwira abasaza ntibazahora babona mukuru amanota ane n'imikino ibiri ntibazabona mukuru igihe cyose buri kintu gihari cyatuma none bavuga ngo igikombe kiranagiye aperi kanacika intege gategura igikombe cy'amahoro ni iki ngiki nuko polisi ishobora gutsinda aperi ikitsindira Gasogi abahagiyemo kuzakuramo amanota rero mu mikino kandi 12 urumva kandi wibuke ko polisi ifite umujinya w'igikombe cy'intwari igikombe cy'intwari se polisi bundi ariko wa mugani ifite n'umujinya ifite rage ifite muhagiro kinyemo ifite aya mva nkubwire undi polisi nibyo nahoze nkubwire polisi oya mashami nawe ntabwo twatuma agendera ku magi nose mashami urashaka mashami buri gihe baramwinura ati mashami ukora iki muri polisi udatsinda peri wakagira ngo bakubwira ngo mashami nawe ari muri bantu batekereza ko ashobora kuba afite urukano hakomeye kuko mashami baramwirukanye leta yo kumwirukana irasohoka ariko atoza umukino ukurikira yaje atoza umukino ukurikira aranakomeza ahita nababwira ati se nimwe mwirukane abanyamakuru se nibo birukana muvuge muvuye aho ngaho mwampaye akazi so rero polisi yo biragoye ko yatsinda aperi ariko nyine yanayitsinda twebwe uyu ni umurege murebe ni umurege kabombo nyine mu Mazi United oya mbabarabya nyine ubwo kumfa na Mazi United mu Rwanda bavuga ko mu Rwanda ibyo nabo bavuga ko mu Rwanda ariko se umuntu w'Ikayonza urajya Muhazi yeje mu gitondo itaraza wabaga huti hari Rwamagana FC itaraza ariko ikipe yake imyaka ufite kari myinshi ayo makipe yose narahari wabaga hute ukunze umupira 2020 na se wereka ngubwire ikipe ya uyu no umureyo ase waje umera nka Ruvuyanga kavuga uti hari gende kukubwira ikipe ya Muhazi United Ruvuyanga rakubwira atari nyumva wabireka kogeza Muhazi United niyo kipe yanjye ivuge mbisubiremo Rayon Sport none se ureka nkubaza ubu mufana ubu ko Tottenham ifite abafana itarazamuka ngo ikomere bafanaga zimwe muri za mani none se nyine bafanaga ikipe ukabona ko ibyo iri gukora bitaguma umurongo wawe ariko se uko rugimbana afana Man City none se Man City ni yarya uretse wumva Dauda Masiste wapi? Kumbe wapo. Iko wao mwita ni Dauda Masiste wapi? Gatere di maravuga ati Jangwani Vogovoye. Iyo biswahili gatere di makaganga kumbe. Hari ikintu mbanza gushimira by the way dushimire aperi tuyishimire kuba ifite umukozi nk'uyu by the way Jangwani ni umuhanga asante Grofe asante hari benshi iyo batebye bakaba ariko umuvugizi abafana umuvugizi wa ekipe ngewe ndeba ubushobozi bw'umuntu Jangwani ni umuhanga ku buryo nyine ubona ko ariko ibyo Leonidas abati iswahili ntabwo umva ati ndashimira Jangwani ko ari umuhanga atari kujya biswahili byo bayivugisha ngo za Dauda nambabarire cyane dusoreza aho ngaho rero Kadimani wakoze gushimire tumenye habiri ubwo nitumwe kugira amahirwe dukomeye tuganiriye kwihene imaze kubaga mu cyuma mu kanya gashize ubu tuvugane wasanga no kumufungura yagiti ukire mu ryinyo bigende bite ariko na amahirwe ya Rayon Sport kuba yigize amahirwe mu kurika igahagama APR nk'umukeba wari wirima n'igitutu cyinshi cyane ariko abanyarwanda bango rusiri aho ruzanyo ndagushimira rero ko wemeye kuganira na Mupagasi TV nizere ko n'ubutaha kandi uzagira gutyo ukongera ukigaragaza ntabwo zibyo twabivuze mu kiganiro twakoreye kuri Johnny TV show tubabwira ko uza hano nanjye nkaza nubwo twavuga ko buri munsi nzajya mbaye ikiganiro ariko biragoye nibuka ko wambajije ijambo ravuga ati ibyo bintu sezeranje abantu zabishobora mbabizi ko uba wivugira ati ariko se ibyiza ari ukubaho kucyo ntega iminsi ikibazo nawe kucyo ntega iminsi ariko nimbaza ikibazo kubaho udafite intego ngo zikunanire no kuba washyizeho intego zikakunanira wahitamo wazi ikibazo tukunanira baravuga ngo wazishyiraho zikakunanira ungera zishyizeho ubwo ibyananiye nibyo ngiye gukosora kugira ngo nyine turebe ko tugenda tuzamuka ariko nanjye ndabashimiye abantu bo kwa Mupagasi TV no kwa Hash Media iracyabaho yaragiye warabiretse byararangiye Mupagasi TV ntacyo narenzaho ni kwa Mupagasi TV ndabashimiye ubwo mu bijyanye nyine ibyo numva zajya nza tubivuganeho nawe ibyo yumva zajya za tubivuganeho uko nguko kandi ndahamye neza ko namwe abankurikira cyangwa se abajya babona bivuze ngo abakuri hano
bashobora kujya kuri John TV show mwabuze mubona ko kare yaje atwereka Tour du Rwanda ubwo mu nyakubahwa perezida Paul Kagame yayifunga ku mugaragaro wazo yitwereka rwose mbona hariya ugaragaza ati dore kana karatambutse unasesengura n'uriya mujya mwari kumwe ni Protogene Protogene bari kumwe bavuga ati bimeze bite aho rero ni Cadman ni rwose n'umuntu wanjye toka zamani kuri John TV show kuri Mpagasi TV n'ahandi hose twahurira rwose katubutse iwacu ntimugati mani barinde mujye mukore subscribe na hano muyikore ntacyo bitwaye nta mutima isa iki kiganiro cyambere kiciye kuri Mpagasi TV kigize kirenze isa mu mateka yayo kimwe cy'ikiganiro wagize kuri Mpagasi TV kigiye kurebwa n'abantu benshi ukurikije biriho utisubiraho muramuke